uququl walidayn ngo no kwigomeka no gusuzugura ababyeyi bombi. Rasul akigize ngo kimubyaha rutura w'Islam. Wallahi na'am nibyo kwigomeka ku babyeyi, al-isaa'atu ilayhima, kubamanira nabi, kutavuga rumwe n'ababyeyi, kubaho uhanganye nabo, biri mu byaha rutura biza nyuma ya shirki. Rasul abanza yavuga shirki akurikizaho gusuzugura ababyeyi. Ibi no muri Qur'ani Allah arabikoresheje Islam. Allah ahantu hose avuze tawhidi ahita iki kubaha ababyeyi. Nahantu hose Allah avuze shirki ahita akurikizaho iki gusuzugura ababyeyi. Qala Allah ta'ala, Allah muri Qur'ani yaravuze wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan. Allah ahangari marategeka ibiremwa byose yuko bigomba kumugaragira we wenyine bitamubangikanije. Allah arangije kurikizaho iki wa bil walidayni ihsanan, ngo nyuma yuko mumaze gushyira mu bikorwa tawhid, mumaze kwiyegurira Allah tabaraka wa ta'ala no kwiyemeza yuko nta wundi muzagaragira uretse we, ngo nyuma mujye gukurikizaho kubanira neza ababyeyi bombi. Mu yindi aya Allah aravuze ngo wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan, ngo mugaragire Allah nicyo Allah yabaremeye. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah tinakindi nabaremeye uretse kungaragira no kungira umwe no kunsenga njyenyine mutambanikanyije icyo cyose. Allah arangira ngo wa bil walidayni ihsanan, ngo nyuma nanone mbategetse kugirira neza ababyeyi bombi. Byasobanutse Islam. Gusuzugura ababyeyi ya ikhwan b'Abana Islam kiri mu byaha rutura kamutindi imbere Allah, kandi ni cyaha cyiza nyuma ya shirki. Nyuma ya shirki cyaha gikurikiraho ni iki? Muri hadisi Rasul avuze iki? Ni uququl walidayn, kwigomeka no gusuzugura ababyeyi bombi b'Islam. Ibi bintu abantu bagomba kubimenya. Umubyeyi ni khatul ahmar, ni umurongo utukura ntavogerwa ntarengwa. Uko yakosa kose nuko yamera kose aba ari umubyeyi utegetswe al-ihsanu ilayhi, kumugirira neza ndetse no kumubanira neza, wa idkhalu surur fi qalbihi, no kwinjiza ibyishimo mu mutima we no gukora ibimunezeza. Hatta wa in asaa, kabura nubwo yakora ikosa umubyeyi yunsah, araganirizwa bil adab, mu kinyabupfura kandi unicishije bugufi udashaka kwerekana yuko muri hejuru. Nasobanutse Islam. Burya no gukosora umubyeyi bitandukanye nuko wakosora undi. Umubyeyi uri mu cyaha uburyo akosorwamo ntabwo akosorwa nk'uwari we wese abadan. N'umubyeyi wawe nubwo yaba mu inzoga, nubwo yaba mu musambanyi, nubwo yaba mu itabi, nubwo yaba ukora iki, uburyo abwirwamo n'uburyo gukosora bikeneye hikima iri ku rwego rwo hejuru bitandukanye n'abandi. Sibyo Abayisilamu. Hatta kugeza nubwo Allah muri Qur'an yavuze ngo wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Allah muri Qur'an yaravuze ngo ababyeyi niba gutegeka gukora ibirimo kumbandikanya ngo ntuzabumvire, ariko wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Buryo umubyeyi ngo yabatari umuyisilamu, umubyeyi wawe Allah gutegetse ngo kumubanira neza mu bya hano ku isi. Niba yarwaye utegetswe kumuvuza, niba yashonje utegetswe kumugaburira, niba atishimye utegetswe gukora ibimushimisha n'ibimunezeza. Yasobanutse Islam. Hatta walau kana ghayra muslim, nubwo yabatari umuyisilamu utegetswe. Allah aravuze ngo sahibuhuma fi dunya ma'rufa, ngo ababyeyi bawe jya ubabanira neza kandi ubumvire malam mu gihe batagutegetse ibirakaza Allah